Ndabasuhuje aho muherereye hirya no hino, mbifurije amahoro y'Imana. Uwo mwumva ni Amiri, ikiganiro ni Iyobokamana. Iyi cano ni Menya n'Ibi TV. Uyu munsi ndashaka kubagezaho inkuru y'agatangaza, inkuru y'umugabo bita Masihi Dajjali. Masihi Dajjali ni ikigeragezo ku bantu. Ni umuntu uzaza mbere y'umunsi w'imperuka afite ibitangaza. Azaba afite ibitangaza bidasanzwe, akora ibitangaza bidasanzwe, harimo kuzura abantu ndetse no gutegeka imvura ndetse no gutegeka izuba n'ukwezi no gutegeka buri kimwe. Ni umutunzi. Azaza aje kuyobya abantu. Ni Masihi al-Kadhabe. Nibyo wabyumvise neza, turi kuvuga kuri Masihi Dajjali. Abakristo bamwita Antikristo. Uyu nguyu azaba aje kuyobya abantu. Ni umunyabinyoma. Azaza yiyitirira ubuhanuzi ndetse yiyitirira Imana, ashaka kuyobya abantu. Azaba afite ijisho rimwe rireba, irindi ryarapfuye. Azaza mu ruhanga rwe handitsemo ijambo kafiri. Kafiri ni uwahakanye cyangwa se uwayobye. Mu nyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad yagiye yigisha abayoboke ababwira kuri Masihi Dajjali, avuga ko nta kiremwa kibi kinini kigeze kibaho ndetse kizanabaho kizaza kiyobya abantu nka Masihi Dajjali. Nicyo kiremwa kizaba kibayeho kibi azaza ku munsi w'imperuka. Uwo muri cyane ufite ijisho rimwe wanditseho ijambo kafiri mu ruhanga rwe. Nta bazabisoma uretse abemeramana. Ese uyu Masihi Dajjali azaturuka he? Azaza azanwe n'iki? Masihi Dajjali azaza ari ikigeragezo ku bantu. Uyu Masihi Dajjali azaturuka mu gace kitwa Khurasani. Khurasani ni mu gace kari muri Irani ndetse na Afghanistan. Uyu Masihi Dajjali azakomeza mu duce twa Iraq ndetse na Shami ndetse no muri Siriya. Ahangaha ni mu gace ka Khurasani, aho azatangirira ubutumwa bwe bwo kuyobya abantu. Uyu Masihi Dajjali kubera ibitangaza ndetse n'imbaraga azaba afite, azajya ategeka buri kimwe kumukurikira. Azategeka inyamaswa kumukurikira, ategeke izuba, ategeke buri kimwe. Abantu benshi bazamwizera ndetse banamwemerera ko ari Imana kubera ko azaba akora ibitangaza, ibimenyetso n'ibigwi bye. Masihi Dajjali azaba afite ijisho rimwe nk'uko twabibonye, mu ruhanga rwe handitsemo ijambo kafiri. Azaba afite ijuru n'umuriro. Uwazereka umuriro azaba amweretse ijuru, n'uwazereka ijuru azaba amweretse umuriro. Uyu ni Masihi Dajjali. Muri Korani Dajjali ntiyavuzwe mu mazina, ariko muri Korani intumwa y'Imana yagiye imuvuga muri hadithi ndetse no muri Korani muri Suratul Kahfi aya ya 18. Iyi ni sura 18 ku murongo wa 9 kugeza kuri 26. Iyi sura irimo inkuru y'urubyiruko rwahungiye mu buvumo, Ashabul Kahfi. Bashaka kuvuga umwami w'ubunyabinyoma. Bamwe mu basesenguzi basobanura ko ari Masihi Dajjali. Muri hadisi z'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, yagiye ivuga ko uzasoma imirongo aya 10 za mbere za Suratul Kahfi harimo ubwirinzi bwa Masihi Dajjali. Ntago tuzi ngo Masihi Dajjali azaza ryari, ariko azaba ni mu bimenyetso bikuru by'imperuka. Dajjali muri Bibiliya yitwa Antikristo. Muri Yohana wa mbere ku murongo wa 2:18 havugwamo inkuru y'umuntu uzaza ari inyangabirama. Ninde? Ni Masihi Dajjali cyangwa se Antikristo. Muri uyu murongo ati, mwabana mwe
igihe kirageze, kandi nk'uko mwumvise ko urwanya Kristo ari we antikristo agiye kuza. Uyu murongo wagaragazaga ko igihe kizaba kigeze ko antikristo aje, azaza akora ibitangaza, ariko uyu nguyu ni Masihi al-Kadhabe, azaba ari umubeshyi. Azaha ab'iyi si imitungo abazabasha kumukurikira, abandi bazicwa n'inzara kubera ko buri kimwe cyose kizamukurikira. Ni nayo mpamvu abantu benshi bazamukurikira bitewe n'iki? N'ibigeragezo azabateza. Mu Batesalonike ba kabiri umurongo wa 3 kugeza ku 10 hagaragazwa umuntu w'inyangabirama uzicara mu rusengero yigisha iby'Imana akiyita Imana. Azaza akora ibimenyetso ndetse n'ibitangaza, abenshi mu bantu bazamukurikira kubera ibitangaza azaba akora. Ubuzima bwe bwa Masihi Dajjali azamara iminsi 40 iyi si. Iminsi 40 ni ukwezi n'iminsi 10. Nibyo wabyumvise neza, turi kuvuga igihe azamara kuri iyi si. Ni Masihi Dajjali. Iyo ukurikiye Nimenya Nibi TV, Dajjali azamara iminsi 40, umunsi umwe uzaba ungana n'umwaka, nk'uko byavuzwe mu nyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad. Imana imuha amahoro n'imigisha. Ku munsi wa kabiri Masihi Dajjali uzaba ungana n'ukwezi. Umunsi wa gatatu uzangana n'icyumweru. Iminsi 37 isigaye izaba ingana n'iminsi isanzwe. Uyu Masihi Dajjali, ese uyu Masihi Dajjali azicwa nande? Azava kuri iyi si ate? Kazaba ari ikigeragezo giteye iyi si? Ese abantu bazamukurikiraho ubuzima bwabo ni ubuhe? Abazakurikira Masihi Dajjali iherezo ryabo rizaba ari ribi, kubera ko bazaba bamaze gukatisha itike yo kurya muri Jahannama. Kubera ko Masihi Dajjali nk'uko twabibonye mu nyigisho zatambutse ni umubeshyi. Azabeshya abantu ko ari Imana kandi abantu bazamukurikira. Abenshi bizeraga ibya maji bazizera bavuga ko ari Imana bitewe n'ibitangaza akora. Abenshi bemeye Yesu ko ari Imana bamwita Imana kubera ibitangaza yakoze. Ese urakeka Masihi Dajjali we uzazicisha abantu inzara agatanga ubutunzi abantu batazamukurikira? Reka twikomereze tuvuge kuri Dajjali iherezo ry'ubuzima bwe. Mu minsi 40 azaba abaye kuri iyi si, azaba yarangije byinshi ndetse benshi bazamukurikira. Ariko mu nyigisho z'intumwa y'Imana yavuze ko hari abazamubona bagahita bamumenya kubera ijambo ryanditse mu ruhanga rwe kafiri. Kuza kwa Yesu. Yesu mu kuza kwe azaba aje gusenya ndetse no kugaragaza ukuri. Isa ibn Maryam, Yesu mwene Mariya. Mu nyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad yavuze ko Yesu azagaruka aje kwica Masihi Dajjali. Azicirwa ahantu bita Irudu, ni muri Palestina. Mu kumanuka kwa Yesu azagaruka kuri iyi si, yice Masihi Dajjali, atunganye iyi si, azana amahoro kuri iyi si. Ese waba usobanukiwe ibya Masihi Dajjali? Niba udasobanukiwe ibya Masihi Dajjali, ushobora kutwandikira muri komenti, hanyuma tukazakora ikiganiro cya kabiri tuvuga ku byo wifuza kumenya kuri Masihi Dajjali. Uyu yitwa Amiri. Channel Nimenya Nibi TV. Niba utarakora sabone ndagusabye